kavoma gasuye gakuye ari nk'agatwiko bakuraho atari cyo twara tuganisha karavango ese abantu b'Imana bafata gute Imana cyangwa ubuhanuzi yego narakabonye warakabonye turaza kuvugaho ukuntu bamwe bagafashe uko bagafashe nuko kakinwe yego aho kantu twagiye kugakina kubera abantu b'Imana bagushijwe n'ubuhanuzi abantu b'Imana barimo gukoresha Imana bakashaka kwikoresha nka telekomande mvuye muri abanci kubera ibyishimo nari mfite iwanye narasize bikomeye uzi kugira ngo banajye gukora ronci batega amamoto bishimye wowe ugende n'amaguru ariko icyo gihe nararirimbye numva ibyishimo nirangagiza ibyo nasize mu rugo ngeze mu rugo numvaga nasohotse aho ngaho kubera ibyishimo nahagire kuri stage numva ningera mu rugo ndi busanga igitangaza cyahageze ngeze mu rugo nsanga abagabo 5 baje gusohora ibikoresho byo mu nzu baravuga kubera ko amuzi ubwishyu bw'amezi 10 Yesu ashimwe amina rero twagira ngo duhezera ntebe akabati televiziyo ampli byose nibigende nabaho mu buzima bugoye nitwa Ikinyendaro ndihangana yego niga primaire bingoye bwari ubuzima bugoye kuko ari aho navukiye ari aho kwa data ko niyabanaga na mama yego byose ntago byari byiza kuri ngewe rero nihuse gatoya muri ubwo buzima bwose nakuze mbabaye cunaguzwa singize ngira ibyishimo by'abana yego nta byishimo by'abana nagize ariko Imana ishimwe ko ari ndutanga ibyishimo Imana ishimwe hari aho nagize mu mibereho yanjye mu bwana bwanjye numva nize primaire bingoye mbabaye ninzi kwishakira ikayi nkava kwiga nk'abandi bana nkajya gucuruza ikarito kugira ndebe ko nakwishyura ishuri wacuruje ikarito nacuruje ikarito ndi umwana mutoya yego bakunzi ba Irakora TV twongeye kubaha ikaze nanone twongeye kubiyegereza kuri kamera za Irakora TV muri gahunda zitandukanye z'ibiganiro tugenda tugira ijambo ry'Imana ubuhamya ndetse n'ibindi umunsi kundi tugenda tubagezaho nkuko mubibona twakiriye umubyeyi mukozi w'Imana agiye kutuganiriza kucyo umwuka yamuhaye kuri no munsi turabibutsa batarakora subscribe kugira ngo mukore subscribe batarakora comment muduhe comment kubyo dukora duterwa imbaraga umunsi kundi nibyo dukora iyo tubonye feedback zanyu iyo tubonye message zanyu iyo tubonye muduhamagara bidutera imbaraga mu byo dukora mubyeyi tuguhaye ikaze murakoze cyane watangira wibwira abadukurikiye nubwo atari ubwa mbere tukwakiriye kuri kamera za Irakora TV yego nitwiragiye Clarisse ndi umumama ndubatse mfite umugabo n'abana 7 nkomeje urugendo rwo gukizwa ko numva ari benshi nakubaraga byize nko muri umwe cyangwa 2 umva Imana yampaye umugisha kandi nawe ukoresheje uko byari bikwiriye Imana ishimwe amen Clarisse karame Clarisse ni inde ni muntu ki Clarisse rero umwana w'umukobwa uvukira mu karere za Gitarama hariya mu karere ka Gitarama hariya ano muri Kamonyi akarere ka Kamonyi Muhanga mu karere ka Kamonyi niho mvuka abandi umwana rero uzwi ku buzima bukomeye cyane abajya ku Irakora TV ubuhamya bwanjye barabwumvise ariko Imana ishimwe ari ibintu umuntu ajya yumva akumva biramurenze iyo nibutse ko mbasha kuvuga ijambo ry'Imana bikemera numva binteye kongera gusubizwamo ibyiringiro ko hari igihe kera gato Clarisse ni muntu ki niryo jambo rubashije kumbaza Clarisse ndi umwana wavutse muri nge nkunda gusenga mvukana gakiza sinzi ngo nakabwirijwe nande muri nge nakuze ntinye Imana cya numva nitinye gusa Yesu ashimwe amina umwana muto rero mvukira aho ngaho muri ako karere ka Kamonyi nabaho mu buzima bugoye nitwa Ikinyendaro ndihangana yego niga primaire bingoye bwari ubuzima bugoye kuko ari aho navukiye
ari aho kwa data ko niyabanaga na mama, yego, byose ntabwo byari byiza kuri njyewe. Rero nihuse gatoya muri ubwo buzima bwose nakuze mbabaye, cunaguzwa, singize ngira ibyishimo by'abana, yego, nta byishimo by'abana nagize, ariko Imana ishimwe ko ari undi utanga ibyishimo. Imana ishimwe. Hari aho nagize mu mibereho yanjye mu bwana bwanjye, numva nize primaire bingoye, mbabaye, ninzi kwishakira ikayi, nkava kwiga nk'abandi bana, nkajya gucuruza ikarito kugira ndebe ko nakwishyura ishuri. Wacuruje ikarito? Nacuruje ikarito ndi umwana mutoya. Yego. Ndayicuruza, nacuruje imineke, nkacuruza avoka kugira ngo ndebe ko Ugatarose cyangwa? Oya. Nyine nabikoreraga gutya muri karitsiye ngatereka ku muhanda, ariko ntabitembereza. Urumva ngo natangiye kwikorera mfite imyaka 9, nshakisha ubuzima kugira ndebe ko narangiza primaire. Yego. Rero nayirangisha mbona bigoye, mbona nta bundi buzima, byaje kurangira ngiye gukora akazi ko mu rugo. Yego. Ndagakora. Muri ako kazi niho numvise ubwana bwanjye nababaye cyane. Yego. Abaduteza amatwi mujye mukunda abana. Bano bana bakora akazi ko mu rugo baravunika cyane, kandi babaho mu buzima bugoye, kandi nta mwana uhaguruka iwabo adafite ikibazo kimukomereye. Bariya abana iyo bahagurutse, ahaguruka afite igikomere cyo mu muryango avukamo. yego, Ahaguruka yiyemeje kujya gukorera abandi ari mutoya kugira ngo arebe ko ubuzima bwe bwagera imbere. Ariko iyo tugeze aho hantu usanga ufashe wa mwana kubera ko aje kumushakaho ubuzima, amufata nk'igisimba cyangwa inyamaswa, nk'imbwa. Hari ahantu njye mbona nk'abantu ugasanga bafashe umukozi, ntabwo bazi agaciro k'umukozi. Usanga umwana arabwirirwa, araburara, arakora akazi, umwana aracunaguzwa, aratotezwa, arakoreshwa imirimo y'agahato. Sinzi abanyarwanda bajya bavuga ngo fata umwana wese nk'uwawe, kuko batazi irizera n'irizarumba. yego, Njyewe Clarisse nakoze Nyamirambo, nakoze Kanombe, yego, hana Karuruma nakoze mfite imyaka 12, cyangwa niho nabanjiri nahaje bimaze kujya nk'imyaka nka 13, imyaka 14. yego. Vuga ngo Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ako ndi umudamu, Imana ishimwe nuko. mfite urugo, Kandi biragaragara ko ntacyo bitwaye. oya ntacyo bitwaye. Biragaragara. Yesu yarahabaye. Nukuri nishimwe. Muri ubwo buzima nabayemo nta byiringiro byo guseka, nta kwishima habe namba. Yego. Ariko uko nabagaho muri ubwo buzima bwose numvaga ejo hanjye hazaba heza. Banjyaga bavanga ikinyendaro kibyara ikindi, siko biri kubaduteza amatwi. Hari umugabo bita Yesu ujya haguruka akarwanirira imfubyi n'abapfakazi. Yego. Abadafite kirengera Yesu ageze akarwana. Yego. Ndabwira abana bato bari mu rugo, ndabwira abantu benshi baciye muri ubwo buzima, ntimuzibagirwe iyo batabaye. Yego. Aho turaza kuhagera. Aho turaza kuhagera twari tukiri kuguha ikaze. Mbuzaho ikiganiro kiraza gukomera. Yego. Namaje kunyumva ko kiza gukomera. Turakwishimiye kubana natwe no munsi. Kandi mpamya ko tuza kugira ibihe byiza. Reka ngumwanya banze dusengere. Twatugeza tutarasenga turi kuganira gusa. Rego watumye ninjiramo nawe urimo kugenda uncokoza, kandi nanga umuntu uncokoza. Kuko iyo uncokoje nibuka byinshi, nkibuka imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. Imana ishimwe. Kimwe reka mbwire. Kimwe mu bintu bituma tunamba kuri Yesu. Kimwe mu bintu bituma dukomera nubwo haba hari ibindi bidusenya. Nuko ntago tujya twibagirwa. Sibyo? Ntago tujya twibagirwa aho wadukuye. Hari muri byikuza kugira ngo Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye. Tugukorere dufite umwete. Undakema ngati Mana aho wankuye. Aho wankuye. Aho wankuye. Aho wankuye. Aho wankuye. Ubushura. Aho wankuye. Haleluya. Imana ishimwe. Rero kubera ibyo bintu tubyibutse. Aho iyo wibutse Imana yagukuye, aho ukahibuka. Niyo mpamvu tutava kuri Yesu. Bankubita sha ndi umwana muto. Yego. Dusengere kandi haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe.
mana uri imana uzahora ku ngoma uri inkuru manuwe no kugushimira ndetse no kuguhimbaza himbazwa mwana mvuze yuko uri umubyeyi nta cyakunanira mvuze yuko ushoboye gukora ibyo abana b'abantu bananiwe mvuze yuko uri umugabo uruta abagabo bo mu isi haleluya uzi kurera warakoze kundera mu bikomeye mbabazwa ntotezwa haleluya Imana ishimwe nta byiringiro nta buzima nakubwira iki uri inshuti nziza haleluya kiri igitondo cy'umugisha ni igitondo cy'ihirwe ku baduteze amatwi ni igitondo kitazongera kubaho uyu ni umunsi twumvaga mu mateka turi abana bato twumvaga tutawugeraho ariko Imana ishimwe ko uyu munsi twawushyitseho ni umunsi w'ihirwe ku buzima bwacu ni umunsi w'igitangaza uyu munsi rero ni igikorwa cyiza turimo cyo kubwiriza ubutumwa bwiza mu isi hose bakumva ijambo ryawe kineje kuvuga ijambo rya naho wankuye haleluya ndasengera buri muntu wese ugiye kudutega amatwi umuha umugisha amatwi ye abanguriye kumva ijambo ryawe kandi afashwe kabiri nsengera atatwumva kugira ngo ubwiza bw'Imana bubakoreho abari mu mirimo yabo ubaha umugisha abarwayi ubakize imfubyi n'abapfakazi ubiteho abarushye n'abaremerewe ubagenderere buri umwe wese akubona bari mu nzimbo y'abarenganure abatarengana bakwicuza basaba imbabazi bababarirwe kugira ngo bazabone ubwiza bwawe urakoze mwami Yesu garagaza imbaraga zawe no gukomera kwawe icyubahiro no kunesha n'ibigaragare uyu mwanya twaba tugiye kuvuga imbaraga zawe no gukomera kwawe uyu mwanya tugiye kuvuga kwamamaza ubutumwa bwawe bwiza kubera yuko twarakubonye uri Imana ifite ubushobozi urera abana bagakura ugashyigikira abapfakazi bakakubona imfubyi zigakura zikubaka ingo ikemera haleluya ibimuga nabwo ukabiha ubuzima nabwo bikabaho bitagira amaguru n'amaboko so n'imbaraga zawe warakoze uri umubyeyi cyo koze ngeweho nshingiye ku byo wankoreye nzakubaha kugeza mvuye mu nda y'isi kandi nzagukorera ndetse n'abazabyumva bose tuzafatanya kugushima uko niko Sara yigeze anezerwa cyane amaze guterura umwana w'umuhungu aravuga ngo mbese ninde muhanuzi wahanuriye Sara ko nzonsa arangije araseka aravuga ngo mbese ninde haleluya ninde wahanuye ko nzonsa umwana w'umuhungu haravuga ngo biransekeje ngo nuzabyumva wese azasekana nanjye binteye guseka nibutse imirimo yawe urakoze kubyumvise nsengera abanyarwanda bose muri rusange abayobozi b'igihugu baduteze amatwi baha umugisha ndabasengeye ubaha ubwenge abayobozi bose muri rusange abikorera ku giti cyabo buri umwe wese abona imbaraga zo gukomera kwawe iri sengesho ribashe guhindura igihugu cyacu twirukanye indwara z'umwijima mu gihugu cyacu ndetse no mu bihugu by'amahanga harimo abacu hose uhagenderere urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo wacu amen. Mana ishimwe turakwishimiye dukomeje no kukwiyegereza kugira ngo tuze kuganira kandi ndahamya nashidikanya ko tuza gufashwa turi imbere y'Imana. Ndabibutsa abadukurikiye kuri Irakora TV intego y'ibiganiro byacu no kugira ngo tubumvishe cyangwa se tubamenyeshe gukora kw'Imana ku buzima. Haleluya. Imana ishimwe kugira ngo utarayi ijambo ryawe rirabohora kugira ngo ijambo rikiza imitima y'abenshi itenebutse kumva kwikora kugira ngo abantu bararushye bararemerewe Imana ubarengere Mana rero ubarengere wowe dukurikiye urengera abanyarwanda urengera abanyamahanga abo tudahuje ubarengere abo tutavuga indimi zimwe abo bose winjira mu bihugu bitandukanye ntabwo bidutera isoni urengera abagushaka bose twibuka ubwo bw'Imana burarushye uburengere urakoze Yesu kugira ngo tugire ibihe byiza imbere y'Imana. Mubyeyi tukiri aho wari utangiye kutubwira ubuzima bugoye bwo gukora mu rugo ukuntu wakubitwaga ukuntu wababazwaga dukomereza aho ngaho wari ugeze. Yego buriya buzima rero buragoye sinshaka no kubwibuka mbona umuntu ashaka no kubukumbura
hari ahantu igihe kimwe nabaga i Nyamirambo, yego nari mfite imyaka nka 14, yego bakajya bamakupakupa nkakupakupa ibyatsi, nkabaho mbabaye, nkazinduka saa 11 abana baryamye nari ndi umwana nk'abandi, akora akazi karenze imbaraga zanjye. Icyo gihe nigeze ndira, mama yarariho mu buzima bugoye, baramuroze, yari yarabaye impumyi kubera njyewe, kubera ko yarabyaye uwo mwana nyine udakunzwe mu muryango. Rero nagiye mvuga ninshingiye ko mama atambyaye ngo njugunye hariya hepfo muri Nyabugogo, akambumbatira akandwana intambara nziza. yego Nemera kujya gukorera amafaranga kugira ngo ntunge mama. Nahembwaga 3,000. Nigeze 3 nakoze umwaka wose nohereza mu rugo, ntarajya gusura iwacu, nkajya nkumbura mama nkarira. Kandi kuva iwacu kugera iwacu icyo gihe byari amafaranga 400 cyangwa 500. Nkamukumbura nkajya mboroga, nkakumbura mama kumureba, ariko simbe nagenda bitewe nuko numvaga nshaka kurohora mama. yari impumyi. Ariko yaje gukira, yabaye impumyi ndi mutoya, mfite nk'imyaka 4. Aho kuva icyo gihe yabaye mu buzima bugoye, ni gutera imbere byari bimugoye, yaryaga bimugoye, isambi iragenda iracika, barayiroga iracika, ikagera kuri isuka, mama akajya yambara igitenge kimwe, mama akajya buri uko ajya gusenga kubera kubura umwenda wo kwambara. yego Haye njye gushakisha kugira ngo ko mama yabaho, ariko Imana ishimwe. nishimye. Haleluya. haleluya. Muri ngi gisari baravanga hari kurakwararira umuntu mu gitondo saa 12 ubuzima bwahinduka, ngo hari umaze iminsi uzerera uri ku musozi uzerera utazi yujya, ngo ariko bigeze ku iherezo. Yesu yahageze, ibintu byose biratuza. Iyo Yesu yageze ku nyanja imira biratuza. yego Iyo Yesu yageze aho urugamba rukomeye, ibintu byose biraceceka. Imana ishimwe. Amaboko y'Imana ni magari. Imana yacu irashoboye, niyo kwizerwa. Gusa tugiye kwiga ku ijambo ryiza. Bivuga ngo abana b'Imana biringirwa, aba bantu ni bandi? Nabihanganiye intambara, bagaca mu mazi, bakayacamo, bakayoga, bagaca mu mahwa, bakabasohora mu nzu, bakabajugunya hanze, bagatote. Abana b'Imana biringirwa. yego ntago ari ijambo nateguye, ariko nyicara ku ntebe bibaye ngombwa ko aryo ndi buvugeho. Abana b'Imana nabameze guti? Abiringirwa. Imana ishimwe. Kugira ngo umuntu abe umwiringirwa, dusubiye inyuma gatoya, yego arakanije ubundi twakinnye kuri ndi umukinnyi wa filime, filime cyane yitwa GBN Christian TV. yego noneho kantu tumaze gukina kacicikanye ku ma YouTube, hari akantu twakoze ku kinyamakuru bakita Afromax. yego no twari kumwe n'umupasiteri wamwita Pastor Jeannette. Abati ngiye kubyitamba mu bahanuzi benshi, nkora akantu kazavugwa na benshi, kanzasebwa na benshi, banaseke ndetse bazumva ko nikije umurimo w'Imana, ariko siko biri. None Afromax yagakuye ari nk'agatwiko, bakuraho atari cyo twari tugamije. Karavango ese abantu b'Imana bafata gute Imana cyangwa ubuhanuzi? yego narakabonye. Warakabonye. Turaza kuvugaho ukuntu bamwe bagafashe, uko bagafashe nuko kakinwe. yego aho kantu twagiye kugakina kubera abantu b'Imana bagushijwe n'ubuhanuzi. Abantu b'Imana barimo gukoresha Imana, bakashaka kwikoresha nka telekomandi. Bagafata umuntu w'Imana nsengera. Imana yacu rero ikunda umuntu ufite umutima umenetse, uciye bugufi, uzi kwihangana. yego Uzi kumenya ese ninde tugendana muri uru rugendo. Uze gufata iyo topic wafashe, uyihuze nako kantu mwakinnye, kugira ngo n'abantu babibonye bakagushwa nako kantu basobanukirwe. yego urumva. yego noneho abantu benshi muri uru rugendo barashaka Imana ibazamura byihuse, batabarwa byihuse, ariko ikihutirwa ni ugushaka ubwami bw'Imana hakibonwa. Yesu aravuze ngo dore bugiye kwira. yego tugomba gukora hakiri ku manywa. yego Yesu ashimwe. amina. Kuba duteze amatwi ni mushaka ubwiza bw'Imana.
mwirinde icyaha n'igisa nacyo cy'Imana avuganye namwe kizasohora. Yego. Ndumva nshaka kuvuga ijambo. Yego. Ndumva ndimo kuryoherwa n'ijambo. Urumva? Iri jambo ryanejeje ndirebye ngeze ahangaha nsomaho gatoya, ariko nyuma nshaka kurisangira n'abanteze amatwi. Abantu b'Imana biringirwa n'abameze gute? Ni umuntu wemeye kuba igiharamagara muri Kristo Yesu. Yego. Akemera kuba ngo ngiye gukora ibyananiye Abanyarwanda, ngiye kuba umusore wirinda ubusambanyi n'ubusinzi no kunywa ibiyobyabwenge, ngiye gukurikira Imana, ngiye gusenga mbishaka, ngiye kuyikorera. Byibura Imana nindeba mu isi ivuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Haleluya. Rero aba bantu ntago ariko turimo kubishaka. Twe turashaka Imana itubwire ijambo rivuga ngo Imana iguhaye imodoka, Imana iguhaye inzu, Imana iguhaye amafaranga, siko bikwiriye. Yesu ashimwe. Ntago ari by'Imana ishaka. Imana irashaka tubanze tumenye Imana ni iki. Yego. Wowe Imana ikubwiye ko izaguha imodoka, wayisengaga utarabona imodoka n'amafaranga, wirirwaga mu butayu. Yego. Usenga ubwiriza. Yego. Imana iguhaye imodoka n'inzu yagusezeranyije. Ubigeze mutangiye kubona ko umugore washatse atari mwiza. Ubigeze mutangiye kubona ko umugabo washatse atari mwiza. Kandi hari ibindi kirimo gusaba Imana. Nubwo ugeze muri iyo nzu, nubwo ubonye iyo modoka, ariko ukeneye ubuzima bwo kubaho. Haracyana amafaranga. No kuyibamo. Kine no kwigendamo. No kwigendamo. None ko Imana umaze kwitera umugongo kandi ugenda mu rupfu. Ese iyo nzu uzayibamo nta bana bikunezeza? Suko. Ese iyo modoka uzayigendamo nta jambo bikunezeza? Wapi. Uvuye gusambana uzi ko ugiye guca mu muhanda hari ibinyabiziga byinshi yahita ikwanura. Mwaritse tugashaka Imana hakibonwa. Ibyo Imana avuganye natwe ko bizasohora. Yego. Nukuri ko Imana bizasohora. Nimureke basomere gato twihutishe. Yego. Ndamara umwanya mutoya kubera ko nzagaruka tuvuge numvaga umuntu urimo kuri nshaka kubabwira ku muntu w'Imana. Ndumva nshimira umugabo bita Yesu n'Imana Data twese n'umwana n'umwuka wera babanye nanjye muri urwo rugendo. Yego. Imana ishimwe. Mfite umuryango ukomeye. Wa musore uri aha ngaha, mwababyeyi mwe muri amunteze amatwi. Umuntu ajya bashakurira akavuga ngo ndi imfubyi. Cyangwa najyaga ndira ngo nta papa, ngo mama wanjye, ngo iki n'iki, ngo nta muvandimwe, nta masenge, nta data wacu. Ariko maze kumenya umugabo bita Yesu. Yego. Imana ishimwe. Urabona ibiro maze kugira? Ni byinshi. Urabona ndi mu biro 90, nyamara icyo gihe nari mfite ibiro bike cyane. Ariko impamvu ntari namenya yuko mfite undi muryango. Maze gusobanukirwa uwo ndiwe natangiye kubyibuha numva. Maze gusobanukirwa ko mfite umuryango ukomeye. Maze gusobanukirwa ko mfite ababyeyi. Maze gusobanukirwa ko mfite inshuti hirya no hino. Yego. Natangiye kubyibuha. Yesu ashimwe. Imana ishimwe. Amen. Rero tujye gusoma kuri iryo jambo byanditse muri Maraki 3:16. Avuga ngo abantu b'Imana biringirwa. Ngo maze abantu b'Imana maze abubahaga Uwiteka baraganiraga. Umva ko kandi. Abubahaga Uwiteka baraganiraga. Sinzi ako kandi murimo kumva. Abantu bubahaga Uwiteka bagirana ibiganiro n'Imana. Ngo bubahaga Uwiteka. Yego. Yesu ashimwe. Maze abubahaga Uwiteka baraganiraga. Uwiteka agatega amatwi akumva. Nuko igitabo kikandikirwa imbere y'Urwibutso rwo bubahaga Uwiteka. Yego. Bakita ku izina rye. Urumva icyo kintu? Yego. Abubahaga Uwiteka baraganiraga. Baba bari muri ibyo biganiro. Kristo Kitiriga ngo abantu b'Imana biringira. Yego. Ijambo rwanga amaze abubahaga Uwiteka baraganiraga. Iri jambo ryanjyohe baraganira. Ongera wibutsa aho byanditse. Ni muri Maraki 3:16. Yego. Maze abubahaga Uwiteka baraganiraga. Uwiteka agatega amatwi akumva. Nuko igitabo kikandikirwa imbere y'Urwibutso. Urwibutso sha rw'abubahaga Uwiteka. Bakita ku
izina rye. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati yego bazaba banjye umunsi nzakoreraho bazaba amatungo yanjye bwite nzababarira nk'uko umuntu ababarira umwana we umukorera. yego nk'uko umuntu ababarira iki umwana w'umukorera. ubwo nibwo muzagaruka mukamenya gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha, abakorera Imana n'abatayikorera. bivuze ngo abubahaga Uwiteka baraganiraga. yego baraganiraga. Yesu ashimwe. amina. abantu b'isi bashaka kuvugana n'Imana ariko batabanje guca bugufi. ijambo ry'avanga bubahaga Imana cyane, yego bakirinda icyaha n'igisa nacyo. yego baganiraga n'Uwiteka. igitabo cy'urwibutso kikabumburwa. haleluya kikabumburwa. iri jambo ririvuga ngo bazaba banjye umunsi nzabakoreraho bazaba amatungo yanjye bwite. abo bantu biringirwa nzababarira nk'uko umuntu ababarira umwana we umukorera. ubwo nibwo muzatandukanya yego ukorera Imana n'ukorera Satani. uvuga ngo umuntu w'Imana yubashye Imana agendana n'Imana, ijambo riramubwira ngo tuzaba amatungo ye bwite. yego tuzaba amatungo ye bwite, tuzagendana n'Imana. kandi ijambo rirambwira ngo Imana izatubabarira nk'uko umuntu ababarira umwana umukorera. yego tuzaba amatungo ye bwite. oh haleluya haleluya. abantu b'Imana biringirwa bazaba amatungo y'Uwiteka bwite, kandi ngazatubabarira nk'uko tubabarira abana badukorera. Yesu ashimwe. amina. twamaze guhabwa imbabazi. ndabwira wowe uduteze amatwi, yego wowe wumvaga ko isi iryoshye, isi ntabwo iryoshye. haleluya. isi ntabwo iryoshye. umuntu nakarabo karangira mu minota 5. ubu dushobora kuba turi kumwe ukumva ngo sinkiro cyane ukiriho. Yesu ashimwe. ndimo ndabwira abantu b'Imana kuba duteze amatwi ndabingiza muhinduke muri Kristo Yesu. nje kubabwira umugabo bita Yesu, nje kubabwira ko kuri kuzima igashira ubu, nje kukubwira ngo reka ubusinzi n'ubusambanyi, reka ubwibone ndetse n'ubujura, ukurikire Yesu ko ari ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe. reka kwidoroga, reka gusuka mu nzu kugira ngo ubone ibitotsi. ubone ibitotsi n'uwaretse icyaha agakurikira Yesu. ijambo ryambwira ngo nyuma yo kumukurikira ngo imirimo yacu izandikwa mu gitabo cy'urwibutso, ngo kandi tuzaba amatungo ye bwite, ngo azatubabarira ibyaha ndetse n'ibicumuro nk'uko tubabarira abana badukorera cyangwa abana bacu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. amina. mureke ibyaha, mureke ubusinzi, mureke ubujura, ubusambanyi, mureke gutanga ruswa, mureke gukora ibyangwa n'Uwiteka Imana yacu. Imana izakubabarira. haleluya. Imana itegereje kubaha imbabazi bana b'Imana. muhinduke mukurikira Yesu ko yasubiranagana. hariyo ibyishimo, hariyo amahoro, hariyo guseka, hariyo gutabarwa. Yesu aratubwiye ngo haleluya, ngo mwana aba bantu biringirwa ngo bazaba banjye. haleluya. ngo kandi azatubabarira nk'uko tubabarira abana badukora cyangwa abana bacu. Imana ishimwe cyane. haleluya. cumi n'icyenda akavuga ngo dore hazaba umunsi w'Uwiteka nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi bose bazaba ibishingwe. ngo maze habe umunsi azabatwika bashire. niko Uwiteka Nyiringabo avuga. ntazabasigira umuzi cyangwa ishami. yego umunsi w'Uwiteka uraje. umunsi w'Uwiteka uraje. Yesu araje. byavuzwe byinshi bikomeye, nta na kimwe mutabonye. Yesu araje. mwongere amasubiremo. 19 ngo dore hazaba umunsi w'Uwiteka nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe. maze
haleluya. Haleluya. maze habe umunsi azabatwika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Haleluya. ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. 20. Ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira, rifite gukiza mu mababa yaryo, ngo muzasohoka mukinagira ngo nk'inyana zo mu ruhongore. Oh haleluya, haleluya. hakundi iryo jambo ryumvise. 20 arabanga ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira, ngo rifite gukiza mu mababa yaryo, ngo maze muzasohoka mukinagira nk'inyana zo mu kiraro, ngo kandi haleluya, ngo kandi muzaribatira abanyabyaha hasi, bazaba ivu munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabakoreraho, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. azaza atinda, kuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda, kuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda. Haleluya, haleluya. Yesu araje. Ndabwira abaduteze amatwi, wowe urimo kugenda uko ushaka, wowe urimo gutuka Imana ngo Imana ntivuga, Imana iravuga, Imana irasoza, ibyo Imana ivuga birasohora, Imana niyo kwizerwa. Haleluya. Yesu araje kandi ngaje gutwika no guhana. 19 muhasome. Yesu ashimwe cyane. Muhasome ngo agiye kuba umunsi w'Uwiteka, kubanza gukorera Uwiteka. Ariko 20 akabanga ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, ariko ratamwebweho mwebwe murimo kubabazwa. Ihanganira igicuku, nubwo muzamenera vare y'abana, nubwo arimo kugusohora mu nzu, nubwo kredi zabaye nyinshi, ariko mwebweho. Haleluya. Ngo muzakina ngo nk'inyana zo mu kiraro. Yesu ashimwe. Twebwe mubashye Uwiteka, nubwo intambara zabaye nyinshi, nishaka ndekera aha ngaha, akira. Twebwe mubaha Uwiteka, Uwiteka azaturasira akazuba ku mucyo w'Uwiteka kagiye kuza. Wikumva ko ibyo Imana buze bitazasora, bizasora. Hagarara mu mwanya w'Imana wa mukobwa we. Imana yagusezeranyije urugo ruzaza. Hagarara, nugutinze ku musozi w'urubyaro uzabyara. Humura, Yesu afite abana. Yatabaye Sara, izagutabara. Igeze kwa Hana yatanze abana, nanjye igeze iwanjye mpaye umwana amaze imyaka 2. Haleluya. Narinje kukubwira, wowe ubuzima bwamaze gucanga, barimo kugutereza kredi, reka kubeshya ngo nibakuguriza amafaranga, ahubwo hagarara ku rufatiro rw'Uwiteka, kubera ko abubaha Uwiteka yarabarwaniriye mwene abo bana. Haleluya. Ngo tuzaba amatungo ye bwite ku bamwubashye, ngo kandi haleluya, ngo abo bana azabababarira. Ariko seye urashaka Imana ikubakira urugo, wa musore urasambana buri munsi, kandi urashaka umugore, urashaka uwica. Ndabwira wowe wa mukobwa wirirwa mu busambanyi, urasaba Imana nigutabara wirirwa usambana, urashaka waretse ko Imana ije, ko Yesu aje inshuti y'umusaraba. Waretse kwirirwa utanga amafaranga ujya kuraguza enefasire go desikota shisi erebine fasire go, reka kujya kuraguza ayo ntawe ugishiriye, ahubwo ngwino kwa Yesu. Narije kukubwira umugabo bita Yesu wankuye mu ruzerero. Yesu ashimwe. Ndavuga umugabo unyishyurira inzu sha. Najyaga nsohoye mu nzu 2. Kuba atarumvise ubuhamya bwanjye, mfite urugendo rurerure, mfite abana 7, ndi mu nzu ya 9 nzerera mu bukode,
nkomeje gukizwa no gukurikira Yesu, iby'Imana avuganye nanjye no kubikoreza gite izabikora. Yesu ashimwe. Icyo dusabwa no guhagarara ku rufatiro. Narinje kubwa ko wasuye mu nzu ntago ari igitangaza, ntago ari ikintu gikomeye ku Mana. Imana irimo kukwamamariza isi, mwaretse Imana ikabazamurira ubuhamya. Kuba bagusohoye mu nzu no kugira ngo umuturanyi wawe wakizwe, kugira ngo niba gusohora hanze ukajya mu nzu n'abandi yatabaye runaka nanjye izagira izantabara. Yego. Kwabuze amafaranga yo kujyana abana mu mashuri, suka amafaranga yabuze, ahubwo iragira ngo abantu bashyiraho comment irimo kugutangira views mu banyarwanda. Haleluya! Imana ijya idutangira ama views, abantu bakaza gufata amakuru wawe bakavuga ngo runaka ni wowe urara, runaka comment zikaba nyinshi. Imana irimo kugutangira views, izo views za imbere y'Imana zizandikwa. Hari umunsi umwe, haleluya, hari umunsi umwe uzahembwa. Nimba umuntu yuzuza views 1000 cyangwa 2,000 agahembwa na YouTube, njyewe Imana yamamarije views zanjye nizisohora nzahembwa ibingana iki? Byinshi. Ngaho nsobanurira, umaze kugira views zingana iki? Nyinshi. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya! Narinje kubwira ngo hari igihe nigeze ngeramo umuvandimwe arambwe ngerega wowe ntabwo uzatabarwa iby'Imana ikubwira, turabona ikubeshya iragushyeshyenga, ahubwo uzatabarwa n'abana wabyara. Ndabangwa never again, nzatabarwa n'imirimo yanjye myiza, abana banjye bafite ibihembo byabo, nanjye ntegereje iki? Ibihembo byanjye. Yego. Mureke twubaha Imana, dukorera Imana, iby'Imana avuganye natwe bizasohora, ahubwo uburyo tubyitwaramo nibyo bibi. Mwumvise ijambo muri Malaki rivuga ngo hari umunsi w'Uwiteka, uwo munsi w'Uwiteka nukugeraho abagukundaga bazakwanga, ariko mbazana igitanda cy'umugisha mbabwira ngo nimuhumure, ndabwira abakurikira Kristo n'abatari bamenye mu mukurikire, kubera ko hagiye kuza akazuba ko museso. Nyamara nubwo turimo kurira, ariko ijambo rirambwiye ngo Yesu namara kuhagera ngo tuzakira nk'inyana ziri mu kiraro. Haleluya! Imana ibahe umugisha ku bari badukurikiye. Nenje kubabwira imbaraga z'Imana. Umuntu w'Imana wiringirwa n'uwirinzi cyane igisa nacyo. Umuntu w'Imana wiringirwa n'uwaretse ubusambanyi n'ubujura. Umuntu w'Imana wiringirwa n'uwihangana ibigerageza arimo. Ndabise Imana gusezeranyije ubucuruzi, wicumuzwa nuko Imana yavuganye ngo uzacuruza, kujya gusambana ntago ari uzakura umugisha. Umugisha ari mu gukurikira Yesu. Bani shimwe. Mwengera ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, no mu gihe cy'umunezero. Haleluya! No mu gihe cy'umunezero, no mu gihe cy'umubabaro nshatse kugukurikira. Imana ishimwe. Haleluya! Haleluya! Mu gihe abantu babuze ibyiringiro nshatse kugukurikira. Mu gihe abantu bamaze kubona ko bitagishobotse nshatse kugukurikira. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Niha icyubahiro. Kera Imana ajyaga imbwira ngo Imana hari igihe bari bansohoye mu nzu mfite impanga. Yego. Nabyaye impanga bansohora mu nzu. Barazana n'imvi icyo gihe gusenga, nje nsanga abantu baje mu rugo niteguye kwakira igitangaza. Korali yacu nasengagamo bitwa Kamutu Jesus, twari twasuye album ya mbere. Noneho kubera ko iyo korali nayikozemo bikomeye, numvaga mfitemo imirimo ihagije, numvaga Imana ishobora gushingira ku mirimo ya korali isohoye ronchi, nkumva ko iwanye ndi butabarwe. Mvuye muri ya ronchi kubera ibyishimo nari mfite iwanye narasize bikomeye, uzi kugira ngo banajye gukora ronchi batega amamoto bishimye, wowe ugende n'amaguru. Ariko icyo gihe nararirimbye numva ibyishimo, nirangagiza ibyo nasize mu rugo. Ngeze mu rugo numvaga nasohotse aho ngaho kubera ibyishimo nahagiriye kuri stage, numva ningera mu rugo ndi busanga igitangaza cyahageze. Ngeze mu rugo nsanga abagabo 5 baje gusohora ibikoresho byo mu nzu. Baravuga ngo kubera ko bamuze ubwishyu bw'amezi 10. Yesu ashimwe. Amen. Rero twagira ngo duheze ntebe, akabati, televiziyo, ampli byose nibigende. Abantu b'Imana biringirwa, kwihangana bitera kunesha. Kwihangana bitera kunesha. Icyo gihe Satani yarashe kungerageza, yarabise amavuta niriwemo, yarabise ibyishimo nagize, yari yanyibukije imirimo myiza nakoze muri yo korali. Ngeze mu rugo nsanga baje kunsohora mu nzu. Ariko bageze ku ntebe mbwira Imana ntiwibuka naraye kanyarira mu ishyamba, nari inyamaswa. Oya.
ntabwo nari inyamaswa. Imana niyo yambwiye ngo ngiye kukugura intebe ngo uzabyara ahantu hameze nko kwa perezida. Nari mu ishyamba mfite inda y'amezi 8. Imana impa izo ntebe, none iteje nanone ikibazo deje baje kuzitwara. Mvuye mu murimo w'Imana. Ariko kwihanga umuntu wese yicana ngo irakora TV yarakoze. Imana irakora. Bijya bishoboka yuko ubuzima bwawe burangira. Nimureke inshuti zanjye abantu barashaka views, ariko views Imana zitangira zirarenze. Nenje kuvuga ngo views z'Imana zirarenze. Yego. Yesu ashimwe. Amina. Imana yashatse gusora views isi yose karara imenye views yawe. Ikamenya ubuzima bwawe. Yesu ashimwe. Amina. Mureke rero wicumuzwa nuko inshuti zakuvuyeho. Abo nibo bazagufasha gushima. Wicumuzwa nuko wasowe mu nzu. Imana imo kwandikira izina ryawe. Imana imo kukwamamaza muri rusange. Nko nkanje amateka yanjye arazwe. Si byo se? Yaranyamamaje. Ubu nimba maze kujya mu mazu 9. Ba nyirinzu niba mfite amakuru cyane. Aba twari duturanye niba mfite amakuru. Kandi ku misozi bitandukanye. Nasubwa hose nagendaga nca nta mateka mafite. Urayafite. Akira rero. Mureke Imana dushakire views. Yesu azazanaga azatinda. Abantu b'Imana biringirwa baraganiraga n'Uwiteka bakajya inama bagatekereza. Kwifurije kuganira n'Imana igitondo cy'umunsi. Imana ihaze kwifuza kwawe. Umubyeyi dukurikiye, data n'umubyeyi, n'umugabo mwiza, urana hasa neza se kwankurikiye. Nabonye Imana izi kugabura, mbona Imana ituma tubyara. Nabonye Imana urugamba rukomeye, nabonye umwana urugamba rukomeye, impa kubyara, impa guheka, ndetse n'abandi bakindi inyuma nabo bizere ko ibyo umwami Imana avuganye nabyo bizasohora. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Ruma nasoza manza kubasengera. Yego, dusengere. Abasengera nkabasabira imbaraga. Ababwira ngo muze kwa data byose birahari. Babwira ngo wigira ubwoba, witinya. Yesu ni umugabo ashoboye byose. Amina. Ndakwinginze untega amatwi. Haleluya! Untega amatwi. Abantu b'Imana biringirwa baganira n'Imana cyane. Imana ikabatega amatwi karambura igitabo ikandika imirimo yabo. Bifuje kuganira n'Imana igitondo cy'umunsi. Imana ibaho umugisha ndabakunda. Amen. Mana data twese, Imana ikomeye, Imana kwizerwa, Imana kwiringirwa. Nzanye ijambo ryo guhumuriza ubwoko bw'amabwira ko kiri umwami kandi ushoboye byose. Narinje kubabwira ngo nibihane kandi biyeze kuko uwo munsi wawuje. Narinje kubabwira ngo nibamenye izina ryawe kuko uri rubasha rwa byose. Ndasengera igitondo cy'umunsi abaduteze amatwi byari byakomeye ku buzima bwabo. Haleluya. Haleluya. Abagore barikunda mureke kwirwanira. Yesu ni uterinda ndetse n'ubutuma imutwita agatuma mubyara. Mwizere Uwiteka mureke kujya mu bapfumu. Muzabyara mu izina rya Yesu. Haleluya. Narinje kubabwira ngo ni mwizere yabahamagaye ko Imana igiye kubagira neza. Wicumuzwa nuko akazi kawe gatinze ahubwo hanga Uwiteka amaso kari wo buzima bwawe. Narinje kwangiyeze uyeze gato no kukanini ugenda uganira n'Uwiteka ntacyo azakwima. Ndasenze cinganisha buri umwe wese aduteze amatwi. Abanyarwanda muri rusange Imana bagirire neza. Abanyarwanda, abanyamahanga, isi yose ndayisengeye kugira ngo ubwiza bw'Imana bumanuke. Turirukana indwara z'ibyorezo, turirukana imbaraga za Satani, turirukana imbaraga z'umwijima, turirukana imihango yose y'abadayimoni, imbaraga z'amanukisi turazifatamira mu izina rya Yesu. Ubwami bw'Imana nibumanuka, imbaraga z'Imana zongeye kumanuka. Turasaba imbaraga mu gihugu cyacu ndetse no mu mahanga yose. Turasaba mwami wongere uzamura ubucuruzi abantu bacuruze. Turasabira umugisha buri umwe wese uduteze amatwi. Ubwiza bw'Imana nibumanuke. Urakoze Uwiteka ngagenana nabo, wongere ubatega amatwi, umve gusenga kwabo, umve kuniha kwabo, uhaze kwifuza kwabo. Nyamara ndagushimira yuko nifuza kuzagaruka ku Mana kuri iyi ntebe. Hari abantu barimo gushima Imana ko hari icyo wakoze. Ukore ku barwayi bo mu nda bakize mu nda. Ukore kuri babandi bakoze impanuka ubomore. Usanganira ababuze icyabajyana kwa muganga bakirize mu ngo zabo urabishoboye. Uhaze kwifuza kwa buri umwe wese kandi nukurwaniye buri umwe wese uguteza amatwi. Haleluya. Ndabwira wowe bagiye gutereza cyamunara ubona ko bitashoboka. Mwami Imana uyu muntu ndamusengeye ugende umurwanirire. Haleluya.
yesu yamaze kumwasamira yacitse intege umwishyurira inzu mu izina rya Yesu. ayiwe waraye bagiye kubaga ibibyimba byo mu nda, fata ku nda yawe ndagusengera mu izina rya yesu akira gukira. Haleluya, akira gukira, akira gukira, akira ubuzima, akira imibereho. Haleluya, Imana ishimwe. Buri umwe wese ufite icyifuzo Imana yumve gusenga kwe kandi mbe gutaka kwe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen, amena, amina. Imana bamugisha, mubyeyi Imana igumugisha, abari badukurikiye namwe Imana bamugisha, nkuko abivuze, abumva bafite amashimwe, abumva hari Imana ikoze ku buzima bwabo, mutwandikire comment, muduhamagare kuri izo nimero, mutwandikire kuri nimero, kuri izo nimero, yaba kuri WhatsApp ndetse na message isanzwe. Uwumva ari ubuhamya yatanga kuri iki kigisho ndetse n'ibindi bitambutse, nawe waduhamagara ukatwandikira kuri izo nimero, ndetse n'indi nkunga yose wumva wadutera kugira ngo ubwa Imana bukomeze kwaguka. Ibi ngibi dukora ntabwo ari izindi nyungu, ntabwo ari inyungu zacu bwite, nubwo arabatekereza ko ari inyungu zacu bwite, ko ni inyungu z'umurimo w'Imana kugira ngo ubwa Imana bwaguke. Rero wumva ari cyo yatuvugisha yatwandikira kuri izo nimero. Turabashimiye. Shalom shalom. Natanga nimero? Yego, nabyo nta kibazo. Nimero yanjye 078 kwa kumva namusengera, namuganiriza, namuhumuriza, byose Yesu yaduhaye izo mpano. Ni 078 58 01 21 078 58 01 21. Imana ibahe umugisha, ndabakunda kandi Imana ibakomeze, tuzongeye gusubira mwakijijwe, mwahindutse kandi mugere kubabara ku ijambo ry'Imana, avuga ngo utababara ntagazigera babarirwa. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom.